Yandi twarutayisire Telesforo aba nari intuye muri iki gice ntabwo rigeze ndenga muri Kanzayire kuva kera kugira ngo wenda ashobore gusobanura ibyanga ntabwo byatangiriye ahantu gusa ahubwo hari ikibazo cyavutsemo amashyaka amaze gutera nta buyobozi bwari buriho umuntu w'umukire yaragenda agakora agatsiko ako gatsiko ko katangiye gukora ibingibi mubona ndabaha urugero hano ntuye atuye imyaka myinshi nk'imyaka nka 40 urumva ko mazi bihagije hari umugabo yitwaga Rwicamafigi yakoreshaga inama kandi hari responsable akaba burugumestre Gasamagera akaba ni bese bo bakikorera ubutsiko bwabo bakabikora ku buryo hari igihe bigeze gupanga ukuntu bashobora kuza kwica abatutsi bari batuye muri Kanzayire ukuba inkotanyi zari zimaze gutera muri 19 bo bakora gahunda yabo muri 1992 ariko icyo gihe leta ari taradukuraho amaboko baje kubimenya ariko kugira ngo babimenye hari umugabo umwe batari bahuje gahunda yitwaga Musorera ari we wari umwanditsi wabo arazabwira data wacu ngo yitwaga Sinzi bita Antoine baramwishe aramubwira ati rero uyu munsi naje umuntu urara mu nzu mwebwe murare mu gihugu bataza kuza ko ninjye uza kubakinguza bakabica ubwo turabikandagira arangije aramubwira ati rero nyaruka bo kukubona ugenda uzamuke mu bihuru hariya ushake Gasamagera ubimubwire barazamutse koko arazabwira Gasamagera hariya mwibanga arangije Gasamagera cyo ko bari bacyumva gakeya bahise batwoherereza abasirikare baraza bahagarara kuri rugo rw'umututsi wagombaga gupfa baraje baje mu masaa 12 ubwo urumva umugambi wabo ntabwo bari bakiwukoze ejo bundi rero ubwo ngubwo nanone twaduturanye na CDR hariya yango wa CDR urabona ko bazaga hariya muri rompoe hariya muri rompoe yanuza ariho bafungiraga uko babyitaga mitingi iyo mitingi iyo gatayazaga haje kwa bucyana no kwa babasebya hariya n'abandi bose bari baturanye baragendaga bagafungira hariya nizo ntiramwe zabo bakica abantu uburyo bwo kwica abantu nta ngaruka yindi ukuvuga ngo barakwicaga bakajugunya imodoka ya militrape yabura guhamba igagenda ikajugunya ngo nabitwa batogendibuka bagakwaya abitwa bagakwaya hariya mu rutoki barapfuye kandi bari abantu basanzwe ntabwo bari abapolitisi cyangwa iki ubwo abantu batangiye kuza bahungira ahangaha ntabwo rero kuri bamaze kwica perezida ntabwo abantu aribo bahungiye gusa oya bari barahaje na mbere kuko bari babuzaga abantu amahoro bakaza babatagushaka bagakwica baraje bajya hariya mu kiliziya ubwo natwe rero indege imaze guhanuka ku itariki ya 7 amanutse abajepe hariya tubareba ko twabaga tureba ukimihurura neza ahita barasa kuradara hariya kuradara no kuvuga ngo niho hari hakubiye ibintu by'ibiryo byinshi urumva bari biteguye kugira ngo batange ibiryo asigaye abakora bakore neza abajepe baragenda barasa inzugi tureba baduhagaze bacu ariho nabo ngabo bakoreraga amanama kuko bari bikoreraga munsi bacu hari ikintu cy'igipore byose byakorwaga tubireba ubwo nibigereje nimugoroba hari umugabo witwaga Kanisiyo twari duturanye yakoraga ibintu bya metalike baramwishe kandi twari duturanye inzu ku yindi ubwo bishe Kanisiyo natwe bagiye kuza kuko yari inyuma yacu gatoya twari dufatanye urugo ubwo twaratinze gatoya umuzamu warindaga ahantu uratoriye kwa data wacu aratubwira ati baraje bimushaka muhungi turahunze turaza kujya muri atoriye baturenzaho ibintu by'ibibaho by'ibideshe n'ibyuma n'iki ariko ababwira mwebwe ahantu twahugiye nta mutekano uyu muzamu niwe uzatwicisha kandi twari abantu bageze ko mu munani bo muri famiye twese ababwira tuzamuke tujye gupfira hamwe n'abandi cyangwa dukire hamwe n'abandi uko twumvaga kera ko wajyaga mu kiliziya atashoboraga kumusangamo nk'inyamaswa yahungiraga mu rugo ntawe yicaga turazamutse tugeze hariya twazamutse inzira y'intuza duca mu nzira y'ikinyarwanda yari irimo hariya kwa Karoli hari umugabo witwaga Karoli hariya tuhageze dusanga
hari interahamwe akamejeje yitwaga Saritana ashaka kudutema, ariko ashatse kudutema ntibyamushobokeye kuko twari benshi. Turaza tugeza mu muhanda dusanga abajandarume aruzuye ubutsiko, ariko kubera ko bari bazi gahunda twebwe nta rubizi, baraturetse tururira hariya kiriya gikuta bari bataragikora. Munuze Eliya Ranje arurira yurira aho ageze, baratwihorera tuzamo. Tugezemo hano padiri witwaga Gashumba w'umuzungu aratubwira ati rero nubwo murimo guhunga muza hano, yewe nasabye uburenganzira bwo kugira ngo baturinde, leta irabutwima. Ati Masaka babishe, yari afite jimeri bose babishe, bamaze kubica, natwe baratwica byanze bikunze. Aragenda yifatira ikanzu ye yicara hariya mu mbuga. Ubwo urumva ko ari abantu bari bahageze mbere muri za mero, bamaze kwica gucyana, bahiberaga babaga muri ziriya nzu zo hepfo. Abapadiri barabaye aho batekera bakabaho mbese buhunzi kandi bafite iwabo. Ubwo bigejeje nijoro abapadiri bo barindwaga no mu Bangladesh. Urumva ko iki kigo kiratandukanye, hari abapadiri bararariya, noneho hano nta muntu n'umwe wari warinze. Byagaragaraga ko batwica kandi abapadiri ubwo yarabivugaga. Araza padiri turaranaho atubwira ati ariko nta mutekano mfite, baratwica. Tagejeje mu gitondo, bigejeje mu gitondo kubera babandi bari basanzwe nabo bana barimo kurira bashonje. Padiri arababwira ati rero yebwe mugende mujye guteka igikoma mwitore mu baki. Ati ariko nyuma y'ahangaha baraje baratwica. Twatubwiye muze tujye mu misari, tujya mu misa mu gitondo. Byagejeje nka saa 3 bagiye kubona tubona abari basohotse mbere hano bose bari bamaze kuhagota, kuzamuka kugera inyuma iriya bari bamaze kuhagotana n'intuza n'ibihoro n'ibitosho n'ibihuye n'iki byose, n'abambaye amakoma n'abambaye byose utashoboraga kumenya uwarimo. Sauf umuntu umwe namenye baje gutema yambaye costume bitwaga Kazungu, wabagaga hariya ku isoko, uyatemaga yambaye costume. Naramubonye ko yatemeraga hariya mu mbuga mureba. Njyewe nta nubwo bahise banashobora kugaragara ko nabanje gusubira mu Biriziya. Ubwo rero no kugira ngo base naho wenda bamwe bashobore gusa naho bagenda, ntabwo byabashobokeye. Padiri yamaze gusoma misa agiye kwambara, harimo amarembo abiri, ntabwo yari imeze kure, harimo amarembo hepfo, harimo n'andi ahangaha. Hari imbere hano baraza abajipe bahita binjira. Abajipe nibo baje mbese baraza tumaze tuvuye mu misa neza baraza bahita batwimira, nta muntu urasohoka. Haza kuza umwana w'umukobwa umwe umumama witwaga Rosaria wakoraga muri CH Kariya, asa naho kwakundi kw'abakobwa, asa naho atera uburezi. We bahise ako kanya bahise bamurashe na padiri nawe, kuko bari bamaze kuvuga ngo ahantu harimo ibinyenzi byinshi. Padiri nawe aratakamba ati ntabwo ari inyenzi n'abagizi twaje. Nawe ako kanya ntabwo bamwumvise, ahubwo bahise barasa amasasu y'urufaya. Uko bakaje bose bahise barasa hejuru. Ubwo urabyumva, ufashe imbunda niyo yahita imwe ukayishyira muri abantu twese nta bakwicara. Ariko none ubwo baje niko barashe hejuru bose, kandi umurongo wari uvuyemo hariya hanze ugera hepfo haruguru hose bari. Ubwo twaratuje, nawe urabyumva, ntawe yize arenga aho ngaho, twahise twikubita hasi. Bahise badufata twaka indangamuntu, ibyangombwa. Ubwo urumva nk'abantu twari duhunze, twari tumeze nk'impunzi koko. Ari n'igihe umuntu yari yambaye amapantaro nk'atanu n'amashati 6, uko iyo uhunze ntabwo uzigiye uzasubirayo, ubutaha ibyawe ntuzigiye uzasubirayo. Ubwo twaraje batwaka ibyangombwa badushyiramo hariya. Ni hano twese badushyize, ntabwo bigeze bacisha mu ntuza. Abandi baragenda bagara hepfo. Rero kubera ko twari twabaye nk'izamutamo, urumva bamwe bari gutsajya muri chapelle barafunga. Bafunze banga gufungura. Banze gufungura nta kindi bakoze, bo barabatwitse. Bafashe imbunda barabatwika. Bateye mu bya stream.
batwika pe barashya barashira. Noneho twe twaje hano barahamagaye mbese barasa hejuru baravuga ngo nta ntuza nta masasu yo gupfusa ariyo bagitangira urugamba bahita badutemesha ya miho. Ngo ni ukuvuga ngo uwo mbese uha umuntu yahise azamukiramo, wari inyuma hano yazamukiyemo, wari uri hano yazamukiyemo, ubwo bahita badushyiramo hagati baratugota. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu wese bicaga babanzaga kukwambura kuko twabaga dufite amapantaro kandi harimo n'amafaranga, kandi niyo bashaka icyo gihe bari bataragira ikintu babona. Arangije rero ubwo ngubwo icyakurikiyeho badutaho bajya kugura lisansi. Ni ukuvuga ngo nanjye ubwanjye bantemye nyuma njye nabanje kwirukanka hariya mu kiliziya ameze nk'intare. Urabona iyo agatashye kagiye mu kiliziya harimo abantu kaba kirukanka, ariko bantemye nyuma njyewe uwantemye ni umuntu twiganye n'umuntu narinze rwose twari duturanye hariya. Ubwo barazana lisansi baratwika, baravuga ngo ntabwo ibingibi byakwanduza ikirere bikanabanduza nabo ubwabo. Baragenda bazana imodoka narazumvaga bya byose, ari umushoferi nubwo nari napfuye rwose ariko ndi umushoferi. Bazanye imodoka bapakira abantu hari za Minitrape, harimo imodoka ya Minitrape yatwarwaga n'umugabo witwaga François, harimo n'indi yo kuba Methodiste, harimo n'indi imwe. Ariko kugera kuri umunota nubwo mubona bari abantu bari hariya urabona nta myenda y'agaciro irimo, barayitwaye. Ndetse n'abo bantu bagiye nta wigeze agaragaza aho babamenye, kandi abo bantu barahari. Ibyo ari byo byose nubwo bitwa ngo barafunze ariko bagombaga kuduha nibura nk'inzira umuntu akamenya uburyo abo bantu bagiye kandi barazwi. Ubwo nyuma yaho rero njye kubera ko haje imodokari barimo kubapakira bagiye mbese muri turu ya mbere, bahita haza abazungu hariya simbazi sofu kuko bavuga igifaransa. Noneho baduca iruhande barimo kurira bavuga bati ture kadavre. Noneho mpita ndakagura umutyo banciye iruhande bahita babona ko nshobora kuba ntapfa, bahita banjyana banjugunya za CHK iyo ngiyo. Nyuma yaho CHK murabizi byabereye, bageze bategeka ko nta mututsi bongera kuvura bitewe nuko barimo kumara imiti y'abasirikare bari ku rugamba. Aho ngaho ubwo urumva naratesekeye cyane ku buryo naho baje kutwirukana za kuhavanwa n'umuntu w'interahamwe ari uko muhaye amafaranga. Hari umuntu wanyoheje udufaranga, hari umusaza mfite hariya, hari umusenyeri yanyoheje udufaranga muzajirwa n'abantu babagira neza. Ndatumwa kubera ko aratuye hariya haruguru, isi yari burugumesitiri wo muri Tabo, kandi hari umusore, umwana w'umusore yari muri bariya bicaga mbese hariya kuri CHK mwumvaga. Kuko muri CHK ntabwo abarwayi baryamaga ku gitanda, ahubwo ababicaga nibo baryamaga ku gitanda. Ndaje kumubwira ndamwegera, utanyishe afite amafaranga hano, ni mafaranga yari magana utagira ngo ni menshi, 500, ariko cyagiye yari menshi cyane. Mugire ngo wenda zinzira agaciro yahakura. Ubwo ngubwo arambwira ngo ngiye ntabwo ushobora kwica ngo n'ubundi barakwishekera. Sawa nagwangishe none. None njyana mpungishe kuko ari umugabo w'umusirikare. Hariya bazaga akamwita buri munsi. Umuserisha. Ari umusirikare. Akambwira meze akankoresha ibi. Ndabwira njye uyu munsi yambwiye ko azakungica. Gerageza umpungishe. Amafaranga ndamubwira amafaranga nta waya ngo yakuraye. Kubera ko nta kintu umuntu yabaga yambaye ntacyo. Ndabwira nyamara ndayafite. Ndayaguha. Ndayamuhaye imbere ngiye kubona mbona aragiye afashe imbunda. Azana n'imodokari, baba bafite n'amamodokari. Arampakira agenda njugunya muri Sainte Famille. Ubwo kuri Sainte Famille izi ngabo zaturokoreye, izi ngabo zacu. Ubwo urumva ni birebire. Nagiye mbikuba kugira ngo bise naho byoroha. Ubwo rero nabasaba ndetse gashimira na padiri mukuru abungabunze uru rwibutso, rukaba rugeze hari akabidufashamo, bose azakomeze abidufashemo kandi Imana izamuha umugisha. None ubu natwe kandi nanjye ibyo byose nubwo mbona ndagasenzegeri kandi nashoboye kwiyubaka, ibyo ari byo byose
mfite umuryango nubwo nashatse nzi ko wenda ntacyo bizatanga, ariko Imana akomeje kumumugisha. Ndi umuryango, ndi umunange, ndi umupapa w'abana bagera muri 5. Murakoze rero, Imana ibumugisha.